Ndagushimiye cyane kandi nongeye kuguha ikaze wowe ukomeje kudukurikira right now uri ku gicumbi cy'ibyegeranyo byihariye ubudasa amakuru agezweho muri entertainment muri sports ndetse no mu bindi bitandukanye. Ndagushimiye cyane wamaze gukora subscribe kuri iyi channel ukaba ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi no mu byo tukugezaho kandi haba harimo top 10 ari mpamvu ngwaye ikaze muri top 10 yacu y'uyu munsi aho tugiye kuvuga ku bahanzi bo muri Nigeria bafite inzu zihenze bya hatari inzu zihenze cyane kabisa. Umuziki wa Nigeria muri iyi minsi urimo gutera imbere cyane bituma intonde nyinshi zikorwa aba bahanzi bo mu gihugu cya Nigeria baza bayoboye abandi bahanzi yaba mu bahanzi bafite amafaranga menshi muri Afrika ndetse n'ibindi bitandukanye bituma kabisa abahanzi ba Nigeria baza bari imbere cyane. Ibi nibyo byatumye tujya muri kino gihugu tureba aba bahanzi muri iki gihugu tureba kabisa inzu bafite agaciro zihagaze. Niyo mpamvu twagukoreye urutonde rw'abahanzi 9 bafite inzu zihenze cyane mu gihugu cya Nigeria. Ibi bituruka ku kuba umuziki wa Nigeria uri gutera imbere cyane ku rwego rw'isi bikanatuma abahanzi bawukora nabo bazamuka cyane kugira imodoka zihenze kugira amazu ahenze ndetse n'ibindi. Ngwaye ikaze rero mu rutonde rw'abahanzi bagera ku 9 bafite inzu zihenze cyane mu gihugu cya Nigeria. Nje mubana nitwa MEL, niba warakoze subscribe ndagushimiye cyane, niba utarakora subscribe kandi kanda handitse subscribe by'ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Nguha ikaze tudatinze ku rutonde rwacu rw'abahanzi 9 bafite inzu zihenze cyane mu gihugu cya Nigeria. Ku mwanya wa 9 turasanga umugabo witwa Idibia. Idibia ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane mu gihugu cya Nigeria, akaba afite kabisa no ku mafaranga afatika. Ubu muri uyu mwaka wa 2023 Idibia afite inzu ihagaze agaciro ka miliyoni 400 z'amanaira. Uyu mugabo rero akabaza ku mwanya wa 9 mu bahanzi bo muri Nigeria bafite inzu zihenze cyane. Ku mwanya wa 8 twihuse cyane turasanga umugabo ukomeye cyane mu muziki wa Nigeria bamwita Don Jazzy. Si kuba umuhanzi gusa w'umuririmbyi ahubwo afite n'inzu itunganya umuziki yitwa Marvin Records, akaba ari boss wayo cyangwa se nyirayo. Uyu kandi akaba ari umuririmbyi n'umuproducer yandika indirimbo, akaba ari umuntu ukomeye cyane muri Nigeria. Yanazamuye abahanzi benshi cyane binyuze mu nzu itunganya umuziki barimo nka Rema Countdown, indirimbo ikunzwe cyane muri iyi minsi ishize. Uyu muhanzi waririmbye cyangwa se wayikoze Rema ni umwe mu bazamuwe na Don Jazzy aza ku mwanya wa 8 mu bahanzi b'Abanya-Nigeria bafite inzu zihenze cyane, dore ko muri uyu mwaka kabisa ubu tuvugana afite inzu imwe iguze miliyoni 160 z'amanaira. Ayifite mu mujyi witwa Linki, akanagira n'indi nzu mu mujyi witwa Banana Island, inzu nayo ihenze cyane. Ibi bimushyira ku mwanya wa 8 mu bahanzi b'Abanya-Nigeria bafite inzu zihenze cyane muri uyu mwaka wa 2023. Ku mwanya wa 7 turasanga umugabo ukomeye cyane bamwita Imoni. Uyu mugabo ukomeye cyane unafite amafaranga menshi cyane kugeza kuri ubu ngubu aza ku mwanya wa 7 mu bahanzi b'Abanya-Nigeria bafite inzu zihenze cyane, dore ko uyu mugabo afite inzu ifite agaciro, ni imwe mu nzu ze ifite agaciro ka miliyoni 600 z'amanaira. Ni inzu kabisa nziza cyane, bikaba bishyira rero ku mwanya wa 6 ku mwanya wa 7 mu bahanzi b'Abanya-Nigeria bafite inzu zihenze cyane. Ku mwanya wa 6 mu bahanzi b'Abanya-Nigeria bafite inzu zihenze cyane turasanga umugabo witwa Idibia. Uyu mugabo umwe mu Banya-Nigeria bafite inzu zihenze cyane. Umwe mu nzu ze uno mugabo ifite agaciro ka miliyari 3 z'amanaira, ni amafaranga akoreshwa mu gihugu cya Nigeria. Uyu mugabo rero bikaba bimushyira ku mwanya wa 6 mu bahanzi b'Abanya-Nigeria bafite inzu zihenze muri uyu mwaka wa 2023. Ku mwanya wa 5 twihuse cyane turasanga umugabo uzwi cyane wanamenyekanye n'Abanyarwanda benshi baramuzi bamwita Timaya aza ku mwanya wa 5 mu bahanzi b'Abanya-Nigeria bafite inzu zihenze cyane. Uno mugabo abarirwa agaciro ka miliyari 3
miliyari 3 z'amanayira, afite imwe mu nzu ibarirwa aka gaciro miliyari 3 z'amanayira, ndetse hari n'indi nzu afite yaguze mu mwaka wa 2018 ifite agaciro ka miliyoni 500 z'amanayira. Timaya rero ibi bikaba bimushyira ku mwanya wa 5 mu bahanzi b'abanya-Nigeria bafite inzu zihenze cyane muri uyu mwaka wa 2023. Ku mwanya wa 4 turasanga umukobwa mwiza cyane, umukobwa ufite ku mafaranga nawe akaba yitwa Linda Ikeji. Uyu nguyu akabaza ku mwanya wa 4 mu bahanzi b'abanya-Nigeria bafite inzu zihenze cyane. Imwe mu nzu ze yaguze mu mwaka wa 2015 ifite agaciro ka miliyoni 450 z'amanayira. Gusa siyo gusa kuko afite n'izindi nzu zigiye zitandukanye. Ibyo rero bimushyira ku mwanya wa 4 mu bahanzi b'abanya-Nigeria bafite inzu zihenze cyane muri uyu mwaka wa 2023. Dukomeje ku rutonde rwacu ku mwanya wa 3 mu bahanzi b'abanya-Nigeria bafite inzu zihenze cyane turasanga umugabo witwa Roadboy. Roadboy ni umwe mu bagize itsinda rya P-Square, akaba kabisa nawe ari ku rutonde rw'abahanzi bafite inzu zihenze cyane ari mu gihugu cya Nigeria. Uyu mugabo wamenyekanye cyane mu minsi yashize we n'impanga ye, ndetse n'ubwo bakaba bagikorana nawe. Ibyo yagezeho n'inzu yagiye agura zitandukanye bimushyira ku mwanya wa 3 mu bahanzi bafite inzu nziza cyane cyangwa zinahenze mu gihugu cya Nigeria. Ku mwanya wa 2 turasanga umuvandimwe we bamwita Mr P, akaba avindimwe n'ubundi na Roadboy, akaba ari n'impanga, bakaba banahuriye mu itsinda rya P-Square. Uyu Mr P nawe aza ku mwanya wa 2 uteranyije agaciro k'amazu agiye afite ahantu hatandukanye, bimushyira ku mwanya wa 2 mu bahanzi bafite inzu nziza cyane kandi zifite agaciro kari hejuru mu gihugu cya Nigeria. Mr P niwe rero uza ku mwanya wa 2 mu kugira inzu zihenze cyane mu gihugu cya Nigeria. Ku mwanya wa mbere mu bahanzi bafite inzu zihenze cyane mu gihugu cya Nigeria turasanga umugabo w'umunya-Nigeria ariko unafite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamwita Davido. Davido niwe muhanzi wa mbere mu gihugu cya Nigeria ufite inzu ihenze cyane, dore ko imwe mu nzu ye ifite agaciro ka miliyari 5 z'amanayira, ndetse afite n'indi nzu ifite agaciro ka miliyari 1.5 by'amanayira. Uyu rero Davido inzu ze n'ibikorwa bitandukanye agiye afite nibyo bimushyira ku mwanya wa mbere mu bahanzi b'abanya-Nigeria bafite amazu ahenze cyane muri uyu mwaka wa 2023. Ndagushimiye cyane nawe ukomeje kudukurikira. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kandi subscribe ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Nabone ngiye nitwa Emi-Al. Komeza ugire ibihe byiza uryoherwa n'ibyo urimo. Salam, shalom.